ugasanga bambaye ukuntu bidatuma nyine urakoze cyane nkuko tubibona ku mbuga nkoranyambaga indirimbo turazumva rimwe na rimwe zirimo n'ubutumwa ariko wagera ku myambarire ugasanga birahabanye ngiye bikanambabaza ku giti cyanjye umukobwa arimo ararimbana n'umupapa cyangwa se umusore yambaye neza yikwije ariko ugasanga umukobwa yambaye ubusa rwose bahanzi bacu tubagira inama ubutumwa bujye bugendana n'uko mumeze ntabwo ari ngombwa ko utwereka ko wambaye ubusa ntabwo ariho tuzareba ko ibintu byawe ari byiza ahubwo mujye mwambara namwe mwikwize mbese nkuko abasore baba bambaye cyo nanjye nkitekereje rwose ako kantu abahanzi ntibantera amabuye babyumve ariko bakobwa bacu mwambare mwikwize kugira ngo ubutumwa bwanyu bugendane n'uko muri exactly ubwo ako kantu nizere ko abantu bakumvise akunze Sheri TV rwose bakobwa mudukurikiye bahanzi ntawe duteye amabuye ariko ibyo nanone tuvuga nk'abafana sibyo ibyo nibyo muba mushaka kumva muhindura iki sibyo se natwe tubahaye ubutumwa bwacu mujye mwambara kwambara ubusa bamuganiye abasore baba bambaye nta nibwo ari nabyo bicuruza bajye biranababaje ujye umenya ko kuva mu ndirimbo uyu munsi wa none uri gukora indirimbo uri kwakitingamo ariko ntarimo waba n'umudepite cyane rwose sibyo waba n'ikindi kintu wowe umubyeyi yego ujye umenya ko nyine uwo mwana wawe sibyo ra nawe agomba kuzareba ibihangano byawe uwibahetse ngo ababwirize wo mu mugongo exactly nyine nkuko dutoza abana ko bagomba kudukurikiza nyine ya mico mibi yigize umwana we nawe arayirahura uko byamera kose amahoro y'Imana bakunzwa Sheri TV murasuzwa na Sheri kameta z'abanyarwanda nizere ko meze neza rero abadukurikiye muri hirya no hino hatandukanye impande z'igihugu n'ukuri mu by'ukuri ndabashimiye bakoze subscribe kuri Sheri TV Imana ijye bampera umugisha abatarabikora namwe nicyo gihe kugira ngo mubikore ubuso bwanjye rero nkuko mubyibonera kuri kamera ndi kumwe n'umubyeyi ndi kumwe n'umumama nateze cyane we atuye ahantu kure ariko navuze niko byamera kose uyu mubyeyi tugomba kuganira kubera ko nyine haba ari byo tugomba kumwigiraho ndetse nawe agomba kudutuma ndetse akatubwira n'urubyiruko ikiganiro tujye kuganiraho rero gahunda n'imbaraga z'umukobwa nkuko nabibabwiye umukobwa ushoboye iki umukobwa atinyuka urashoboye kugira ngo duhereze rwa rubyiruko cyane cyane abana abari n'abategarugori abana bakiri bato kugira ngo tubahumure amaso tubahe gutekereza cyane umutumirwa wanjye we nakwakiriye muraho neza twavuganaga kuri telefone ntakuzi ariko finally turahuye Imana ishimwe cyane hanyuma rero watangiye bibwira gudukurikiye kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu murakoze cyane nitwa Nyiramahirwe Jeanne d'Arc nkuko umugenzi wanjye abivuze ndi umumama ndi umubyeyi ndubatse mfite abana 4 ndetse mfite n'umugabo ntuye mu karere ka Burera ngo yavunitse kuhagera ariko nyine makagenda yego byari bikwiye nyine rero ndamwakiye nanjye yageze hano mu rugo iwanjye arakoze cyane ndamwishimiye yego murakoze cyane rero uyu munsi wa none rero wenda twinjire muri topic nyirizina tugiye kuganira ku ruhare rw'abana b'abakobwa mu kuzamura iterambere ry'igihugu yego uyu munsi wa none abakobwa baradushinja kuba ngo haje noneho ngo itsinda ry'indaya ngo indaya ntago ziri kwishyura kose nk'uko byarame ubu dukoko twemere dukora itsinda ry'indaya tuvuge ngo dufite agatsiko runaka twashinze dushyiraho n'imisoro wumva ibyo bintu bikwiye urakira mama yego urakira urakoze ntabwo byari bikwiye nk'umunyarwandakazi kuba twakora itsinda ry'indaya pe hari andi matsinda yo kwiteza imbere twajyamo tutagiye muri ayo matsinda y'uburaya rwose ntabwo ubuza akazi yakabaye ajya kwicuruza kuko nta nyungu irimo uretse no kwica ubuzima nta n'ikibura kwinjiza urakoze cyane nagiye nkura n'abamama benshi batandukanye hari abakinnyi ba filime hari umumama twaganiriye ukina filime bakina muri Bamenya hari n'abandi benshi batandukanye naganiye n'abanyonzi mfite gahunda yo kuganira n'abamotari b'abamama urumva bagiye bari ahantu henshi hatandukanye bari muri societe nyinshi zitandukanye bari mu makampani atandukanye bitewe n'ibyo bakora ariko hari n'abandi banyandikira muri comment bakambaza batize Sheri turabyemera cyane rwose abakobwa tutinyuke turashoboye ariko njyewe sinize sibyo kuba uwo muhanzi simbishoboye wo gukina filime nabyo simbishoboye muragira ngo twebwe noneho dukore iki ndashaka kugira ngo ndagutunguye umbabariro nyihanganire ndashaka kugira ngo tuze kuganira ku mushinga umwana w'umukobwa ashobora gukora
adashoboye kuririmba atarize, ariko nanone umushinga wowe ushaka kuba uzi wenda ubona kuvuga ati uyu mushinga wakorwa n'umuntu uwo ari we wese ntago awuhejweho, kugira ngo abana b'abakobwa tubahe n'uwo mushinga be kuturenganya bati mwebwe mushoboye kuvuga nibyo bibatunze, mwebwe mushoboye kuyobora nibyo bibatunze, murashoboye. Ariko uyu munsi wa none noneho uwo mushinga nuwuhe ushobora kwihurirwamo n'abo bana b'abakobwa muri rusange? Urakoze cyane. Buriya umushinga nakumva hafi umuntu wese yajyamo bidasabye amashuri, gucuruza. Yego, gucuruza afite igishoro yacuruza, yewe urucuruzo rwe rwakwaguka kugera aho akenera abamufasha kubara, yakwangaje abandi bakozi, we akabaho akontorora, ariko afite abakozi babyigiye. Urumva ntabwo byamusaba ko we yarabyize, ariko abo bakozi abafite bajya babimukorera, kandi business bigatera imbere pe akunguka. Yego, abakunzi ba Shina TV rero twemeje ko ubucuruzi aricyo kintu cyonyine gishobora guhurirwa hamwe n'abantu bose muri rusange. Yego, kubera ko udashoboye guhinga ariko gucuruza wabishobora. Ikindi kandi witubaza igishoro ngo cyava he? Igishoro ni wowe, igishoro ni amaboko yawe, igishoro ni ubuzima bwawe. Uyu munsi wa none nukora cyane byanze bikunze hari ahantu ntago no gucuruza, ndibaza uvuze ntago ari boutique ya nini cyane. Acuruza utundi, yabo uduseke, yacuruza yaboha imitako. Urumva ashobora kumuruko kuyiboha akanayigurisha, nabwo n'ubucuruzi. Urumva kuboha ntabwo bisaba kuba hari ishuri warangijemo, ukwegera ababikora ukabikora nawe, kuboha ikibo, kuboha agaseke, kuboha umutako. Nubwo hari ababyiga mu buryo bunoze, ariko twahera kuri bya bindi biciriritse ukagenda uzamukanye izina. Ariko uyu munsi hari ikintu cyantangaje nkibonye none ahangaha, ntago nabonye ukuntu amabara yacasa. Ariko nambaye ikote bijyana ikanzu telefone zita zihura. Iri bara nawe urarikunda seje? Cyane. Abantu bashaka kuvuga ngo twabivuganye. Ubundi mu buzima ni icyatsi. Je ntabwo nkunda amabara yakirana. Utubara dupise cyane, pink, ibiki. Ntabwo dukunda utubara tworoheje. Shaka akabara umuntu ashaka kwambara akavuga ngo arambaye, ariko nanone ntabwo bipise cyane. Ariko nkongera nkakundamo umweru by'umwihariko. Umweru byataye ugira isuku. Hari abantu bawutinya cyane afate umweru wapi? Precieux. N'amabara yawe. Uriya kariya akabara k'abapolisi ntabwo ngakunda. Urabona hakajire? Yego. Tuje kuryo ubona umupolisi ahagaze hiri ugatumenya ko ari wenyine. Yes, byiza cyane. Ayo mabara niyo nkunda, umweru, ubururu. Amabara mbese yijimye. Yes, urakoze cyane. Twikomereze twinjire mu kiganiro cyacu nyirizina. Uyu munsi wa none amadini ari kudufashiriza abana b'abakobwa. Hari n'abagiye babikumira bakavuga bati kwinjira mu rusengero ugomba kuba wambaye gutya. Impamya nashidikanya ko uyu munsi wa none umuco nyarwanda twifuza usigaye mu madini amwe namwe nabwo, kubera ko nyine ari byo bakumira. Byibura mu idini ukashaka kwinjira mukavuga uti hano harimo abana b'abakobwa dushaka kubona uko bambaye nyine nibyo byanyabyo. Uyu munsi wa none Jeanne d'Arc yes, ahubwo ubuzima bw'idini ndashigira ngo mpe story yawe ku buzima bw'idini. Warezwe ute mu buzima bw'idini, cyangwa se uyu munsi wa none idini rigufasha iki abana b'abakobwa ugereranyije n'ahandi? Urakoze cyane. Ku kijyanye n'ubuzima bw'idini narikuriyemo pe. Narikuriyemo, navutse mu muryango w'abakristo, barantoza nanjye ndabiyoboka rwose. Kugeza kuri iyi saha, kugeza mbaye umumama, mu idini ndimo ntabwo nagiye hanze yaryo. Ndi umwangirikani, abo mu mazazi urawe ushobora kuba utabizi cyane. Uriya abangirikani barahita babyumva kurushaho. Rero idini icyo ridufasha hamwe n'amahame remezo y'idini niko nabyita, bituma tugira imyitwarire yindi irenze, idahuye n'iy'abatari mu idini. Hari ibyo tuba twita kirazira. Ibyo byose bidufasha kugenda twitwararika mu buryo budasanzwe ugereranyije n'abandi babama cyangwa se abakobwa bari hanze yaryo. Wenda by'umwihariko uvuze nko kuri iyo myambarire,
umuntu niba uri muri korali ukwiye kwambara ukikwiza ukambara neza rwose bitasebeje ariko kandi uwakubona akabona koko uri smart uyu mukristo ni smart rwose. byanze bikunze ubuzima cyangwa se n'imyaka umaze mu idini rya Anglikani ufite abana ndetse ujya ubona n'aya madini y'inzaduka ari kuza, uyu munsi wa none umwana wawe wakwifuza ko avukira muri iri dini? Urakoze cyane. Uwavuka kuri iyi saha cyangwa se abo mfite uko byagenda kose uko batari bakura ngo bashobore kwifatira icyemezo bari mu idini yanjye. Yego, ubwo byumvikane ko idini urimo nyine wowe wumva kabisi ari aho ngaho wahamije. Naho ngaho, ariko ku burenganzira bw'umwana ashobora gukura ageze igihe cyo kwifatira icyemezo akarihindura. Ubwo icyo ukora nk'umubyeyi ni ukumuba hafi ukareba igitumye ajya hahandi, ukareba igitumye adashaka gukomeza kuba mu idini y'ababyeyi. Icyo nicyo ureba, nta nicyo uha agaciro bitewe n'inyungu birimo. Wabona ari byiza ukabishigikira, wabona atari byiza ukamwigisha udahutaje uburenganzira bwiwe. Mwakoze cyane. Uyu munsi ruswa ishingiye ku gitsina iravuza ubuhuha ku bana b'abakobwa. Uyu munsi abana b'abakobwa baratakamba bati tubeho gute koko ko ruswa itwugarije? Ibyo ari byo byose ukiri umukobwa ibi bintu ushobora kuba warahuye nabyo cyangwa se n'inshuti yawe igahura nabyo. Uyu munsi wa none ruswa ishingiye ku gitsina uyibona kangahe ku ijana, cyangwa se wewe ari nkawe uramutse ugiriwe ubushobozi n'amahirwe wayirandura gute mu bantu? Ikibazo kugeza kuri iyi saha dufite ni uko uyakwa abivuga ari uko icyo yasezeranyijwe atakibonye. Niba ari ako kazi, iyo bakamuhaye araceceka ati ntabwo abivuga. Kandi ariwe wakabaye adufasha kugira ngo tuze gufatira mu cyuho uwo urukwaka ruswa. Ikindi gikurikiyeho ku bijyanye n'iyo ruswa koko nk'uko tubivuga, abakobwa b'iki gihe cyangwa se abadamu rimwe na rimwe bayijyamo kubera kutigirira icyizere. Kuko uramutse wifitiye icyizere wajya gukompeta n'abandi, bigatuma icyo uharanira kugeraho ukigeraho bitabaye ngombwa ko ubanza waje gusasira utanga ruswa. Ni ukuvuga ngo ikibazo cyangwa se impamvu ruswa ishingiye ku gitsina idashira ngo tuyibure ku bana b'abakobwa ni uko babihishira. Yego, kimwe nuko babihishira. Kandi ikindi gikurikiyeho, uburyo bwo kuyirwanya turacyayirwanya mu magambo gusa, ibikorwa bifatika ntabwo turabibona. Kuko turamutse tubibonye kandi twabifashwamo nabo bakujya kuyitanga, niho twayirandura igacika burundu. Waba warigeze kuyakwaho? Oya, ntago byigeze mu buzima bwawe? ntabwo birambaho. Abanyeshuri ngo hari ukuntu aba lecture cyangwa se babona muri kaminuza kugira ngo ubone amanota, hari ukuntu bigenda kandi urumva warize, nta hantu wigeze uhura nabyo cyangwa se wumve ngo nk'abantu biri gucaracara hafi aho ngaho? Okay, muri kaminuza aho nagiye mbyumva kandi ukanabibona bigaragara, basanga nk'umukobwa atsinda isomo mu buryo bwo hejuru, wareba imyigire ye ugasanga itandukanye n'uko yatsinze, bikagutera kwibaza se uyu muntu ukatsinda iri somo ryonyine kandi bikanga bimeze bite? Ibyo ndabizi byigeze bibaho. Hari uwo twatuzi wagiye atsinda gutyo, narangije nabonera rimwe, ariko tuvuge niba abandi turi mu ikayi turi kwiga ugasanga bari muri filime, ariko twagera imbere y'ikizamu ukabona turusha amanota. Ubwo twaje no kubimenya nyuma ko uwo mwarimu nanga se muri lecture yamuhetse. Yego, urakoze cyane. Ibyo birahaba mu mashuri. Yego, birahari cyane ariko ntangira noneho ubutumwa kuri baba lecture bari gushaka gufatirana abana b'abakobwa. Ntangira ubutumwa kuri babayobozi bashaka kugira ngo ujye mu buyobozi runaka biri gusaba ibi ngibi. Ntangira ubutumwa muri rusange kuba yakwa ndetse n'abayitanga. Urakoze cyane. Reka mpere kubayaka. Yego, abayaka. Abantu bakaruswa y'igitsina rwose bareke kutwicira abakobwa cyangwa se kutwicira abamama, kuko natwe turashoboye. Uyu munsi iyo umuhaye akazi atagakwiye ari uko yaguhaye iyo ruswa y'igitsina, bituma n'umusaruro wari witeze utaboneka. Noneho bikatwambika isura mbi
bigatuma harimo bamwe mu babyeyi cyangwa se mu bakobwa Yego. batinya kuba bagira icyo bakora, batinya ko bazahuriramo n'iyo ruswa nk'uko bivuze. Niba ari umwanya uri ku isoko umuntu akaba ataje gukora ikizamini ati n'ubundi biragenda gutya na gutya, baransa bibi. Ibyo biri gukomeza kuba imbogamizi, bigatuma abakobwa tutitinyuka mu buryo bugaragara kandi dushoboye mu by'ukuri. Aho ni kubayitanga. Hanyuma aho ni kubayaka. Hanyuma kubayitanga ubwo ni ba bakobwa na ba mama ariko nabo nibarekere kugaragaza ko ntacyo bashoboye kandi dushoboye. Turashoboye pe. Reka duhatanisha ubwenge dufite kuko natwe turabufite. Kaduhatanisha ubwenge. Tuba twize tukarangiza ku isoko ry'umurimo, natwe turashoboye. Nta mpamvu yo kugira ngo tuje kwicuruza cyangwa se gutanga umubiri, ntacyo bivuze. Nta nubwo aribyo byatuma ugera ku cyo ugomba kugeraho. Ahubwo reka dukoresha imitwe yacu. Yego. Urakoze cyane. Ndimo kwihita rero kuri social media mbabonye ifoto iri gucicikana. Jeanne d'Arc ahetse umwana akashyizeho bakita kano n'agashuka. Yego, yakashyizeho rwose, urabona ko asa neza, agasatsi yameze neza, yashyize mu tuvuta, agiye gutanga kandidatire. Yego, biriya bintu ni ibintu bikomeye cyane, ni imbaraga nyinshi cyane, ni intambwe ikomeye ku mwari n'umutegarugori. Nta nubwo bijya binashobokera kuri buri bantu bose kugira ngo babikore, kandi koko binashobotse bikanakorwa. Bya bintu bari kutubaza ngo none se ngo nta kazi ngo dufite ngo dukore iki, ibyo bintu ntashidikanya ko byahita bicika. Jeanne d'Arc kiriya kintu gikomeye nka kiriya cyamujemo gute kugeza umwanya afasha akavuga ngo reka njye gutanga kandidatire nyirizina? Urakoze cyane. Muri bimwe mu byo duhereyeho, abakobwa turashoboye pe. Ni ukuri turashoboye. Bongere banyumve ko dushoboye. Biri muri uko gushobora rero, biri mu byatumye nitinyuka nanjye nkajya gutanga kandidatire. Kandi by'umwihariko turi no muri leta ishigikiye umwana w'umukobwa cyangwa se umudamu. Nta na hamwe duhejwe. Kugeza kuri iyi saha ntaho ndabona batanze akazi bategetse ko hagomba kuza umugabo. Ntaho ndabona. Ubwo niba ahantu hose tuhemerewe, tugomba kugira tugomba natwe kubiharanira tukagaragaza ko dushoboye. Ubwo naratangaye kuba ntarabonye muri kandidatire hari umugore wagiye kudepoza arimo Diane. Buriya kiriya nacyo ni ikigaragaza ko mama dushoboye. Kandi tujya twumva n'ibihugu by'abaturanyi bifite abaperezida b'abadamu. Umudamu nawe arashoboye rero. Muri iyo mpamvu yo kuba njye numva ko nshoboye koko, biri nabyo mu byatumye mvuga nti reka nje no gutanga kandidatire hariya. Yes, urakoze cyane rero. Ndajya noneho ngo dusubire mu myaka nk'itatu ya Jeanne d'Arc ahahise ha Jeanne d'Arc. Ese waba warigeze kumva ko ushaka kumva wenda ko waba umuyobozi? Ubundi no kuyobora ni talent, hari nabo binanira, sibyo? Ese muri iyo myaka waba warigeze kumva ushaka kuba umuyobozi, kumva wenda ubuze ukuntu bigenza se, cyangwa ni ibintu byaje nyine gutyo gusa kajya kumva biraje? Urakoze cyane. Dusubiye inyuma hahise uko gushaka kuba umuyobozi koko, naranamubaye deja. Naranamubaye. Nayoboye abanyeshuri ahantu nize kaminuza muri IPRC ya Tumba. Nari komiseri wa gender. Urumva aho ntagara abanyeshuri bo muri kaminuza abakaze. Aho nahambere urumva narayoboye. Ikindi nayoboye urubyiruko mu nama y'igihugu y'urubyiruko y'akarere ka Burera. Nayoboyemo mba n'umujyanama mu nama njyanama, urumva naho narayoboye. Nabaye n'umunyamabanga w'inama w'urubyiruko rushamikiye ku muryango RPF. Urumva muri politike naho urimo. Yewe ku kazi aho nkora nabwo narayoboye. Buriya nabaye na perezida w'ababyeyi ahantu nderera umwana. Urumva ntakazi yanjye. Ibyo rero ni experience nyinshi nagiye mpura nazo. Uretse n'ibyo no muri eglise narayoboye buriya. Nabaye muri komite ikomeye. Komite yo mu rusengero y'abamama abashinzwe kugira inama umugore wa Musenyeri. Iyo komite nayibayemo murangira kandi muri Mazazi Union nabaye muri iyo komite ndi umujyanama.
umugore wa Musenyeri ndamushuhuje rero Jacqueline Mugisha twamusuje cyane Diyoseze ya Shyira iyo komite nayo nayibayemo dufite byinshi twagiye twigiramo hamwe n'ibyo byose ari byo ku ruhare rwa leta no ku ruhare rwa Eglise ni byagiye bimfasha bikampa n'imbaraga zo kugira ngo mbe nakomeza guhagarara abandi urumva guhagarara abandi ni ibintu byanjye kandi ndabikunda kandi nshima n'Imana ko bantuma ngatumika kuko ntatumitse ntabwo bakongera kuntuma. Wow, byiza cyane ndabikunze. Umunyarwanda ati icyawe naho kijya kandi icyawe ngo muragendana uko byamera kose ko byari kugenda kose nyine ni impano kandi amahirwe masa ndakwifuriza ko byakura bikajya ahantu hejuru. Uyu munsi wa none rero amatora turayiteguye tumeze neza cyane nubwa mbere nzaba ngiye gutora ariko ndumva mfite amatsiko kandi nubwa mbere ariko ndumva mfite amatsiko kandi nibaza ko amatora azagenda neza cyane. Ariko uyu munsi wa none hari ukuntu nyine tujya gutora kumva urishimye ariko ku rubyiruko ndavugira urubyiruko muri rusange hari ukuntu uvuga ngo none se ngo uyu muntu ngo tuzatora ngo akunda imyidagaduro ngo none se ngo uyu muntu ngo tuzatora ngo noneho ngo entertainment yo ngo yayizamura ngo mu buhe buryo. Sinzi rero apart from ko uba umuyobozi hari no muri social media wenda hari nk'akandi kantu ko wenda ukunda indirimbo se abahanzi umupira se aho ngaho nyine mu buryo bwa entertainment Jean d'Arc yisanga hehe? Urakoze cyane. Njye mu bundi mu buzima busanzwe nkunda football naranayikinnye ndi muri secondaire n'ubu nayikina ndamutse mfite abantu twakorana equipe nayikina uwo mukino ndawukunda. Ubwo twitege ko baba n'abategarugori ni equipe turayifite mu gihugu ngira ngo y'abakobwa twize neza kugiye guhita yahita itumbagira cyane. Bari inyuma rwose bari inyuma. Mana yanjye abahanzi turajya hehe cyangwa n'akazi ki sometimes ari kuntu okay kwidagadura nabyo ndabikunda abahanzi sava gusa nkabasaba akantu kamwe hari ukuntu mujya mwiyambika bituma tutabikurura neza niba ari byo bituma wenda ibihangano byanyu bikora ntabwo mbizi. Ugasanga bambaye ukuntu bidatuma nyine urakoze cyane nk'uko tubibona ku mbuga nkoranyambaga indirimbo turazumva rimwe na rimwe zirimo n'ubutumwa ariko wagera ku myambarire ugasanga birahabanye. Njye bikanambabaza ku giti cyanjye umukobwa arimo ararimbana n'umupapa cyangwa se umusore yambaye neza yikwije ariko ugasanga umukobwa yambaye ubusa rwose. Bahanzi bacu tubagira inama ubutumwa bujye bugendana n'uko mumeze ntabwo ari ngombwa ko utwereka ko wambaye ubusa ntabwo ariho tuzareba ko ibintu byawe ari byiza ahubwo mujye mwambara namwe mwikwize mbese nkuko abasore baba bambaye. Cyo nanjye nkitekereje rwose ako kantu abahanzi ntibantera amabuye babyumve ariko bakobwa bacu mwambare mwikwize kugira ngo ubutumwa bwanyu bugendane n'uko muri. Exactly. Ubwo ako kantu nizere ko abantu bakumvise akunze Shyira TV rwose bakobwa mudukurikiye bahanzi ntawo duteye amabuye ariko ibyo nanone tuvuga nk'abafana sibyo ibyo nibyo muba mushaka kumva muhindura iki sibyo se natwe tubahaye ubutumwa bwacu mujye mwambara kwambara ubusa wa mugani abasore baba bambaye nta nibwo ari nabyo bicuruza bajye biranababaje. Ujye umenya ko kuva mu ndirimbo uyu munsi wa none uri gukora indirimbo uri kwaktingamo ariko n'itime waba n'umudepite cyane rwose sibyo waba n'ikindi kintu wowe umubyeyi yego ujye umenya ko nyine uwo mwana wawe sibyo ra nawe agomba kuzareba ibihangano byawe uwibahetse ngo ababwirize wo mu mugongo nyine nkuko dutoza abana ko bagomba kudukurikiza nyine ya mico mibi yigize umwana wawe nawe arayirahura uko byamera kose. Turugana ku musozo rero ikiganiro cyabaye kirekire no kuzadusura ni Musanze nyine tugakomeza tugakora ibiganiro byinshi pe kuko nyine ufite ubutumwa bwiza kabisa umuntu wese ashaka gukangurira kumva urubyiruko bakabyumva. Ariko nanone nifite n'akandi kabazo k'amatsiko mu buzima bwawe bwite ni cyo kintu cyakorewe kikakubabaza tajya wibagirwa ku buryo niyo ukibutse uvuga ati mana yanjye Sherina reka icyo kiganiro byihorere yego bakikubwira ugarutse. It's fine. Icyagushimishije urakoze cyane. Ikintu cyanshimishije ni ukwiga nkarangiza segonderi
nkasohoka nabonye buruse bakanyandika ku mvaho mu mvaho usohokamo ujya kubona kabisa izina ryawe mbega ibintu biracyabaho na n'ubu se hari ukuntu abantu barangiza bakaba batwandika kumvaho ngo nshyiramo ingufu icyo gihe niyo communication yari ihari ubu ngubu ikoranabuhanga ryarabaye wicaye aho wicaye nashimira leta y'u Rwanda ko mu iterambere dukataje ubu amanota yarebera kuri telefone bazabishuje ahubwo ko numva akantu kwimvaho kuba ndi wumva byaba ari byo byiza cyane iterambere ry'icyo gihe niho ryari rigeze ariko urumva bwari n'uburyo bunavunnye uzi guhaguruka ukava mu karere kamwe ukajya gushaka imvaho mu kandi karere byari bivunnye ariko yari 6 kumva ko izina ryawe ryasohotse ku mvaho wumva sharupa wa yahatari uba wumva urara udasinziye mbese utazi uba wumva wageze mu ijuru mbese byiza cyane ni cyo kintu Jeanne d'Arc yagezeho avuga ati iki ngiki narakiruhiye wenda dukoremo iby'ishuri ukaba uvuga ngo narakoze niha intego runaka ngera kuri iki kintu ku buryo n'umukobwa wese ushobora kuvuga ngo iki kintu nawe uziha intego ugere ku kintu cyawe ikintu wumva wafashe ukavuga uti intego zanjye nazigezeho urakoze cyane uravuze ngo ukoremo ubuzima bw'ishuri ariko ubuzima bwanjye akenshi bwagaragaye cyane kwiga kuko urumva nta retari yamo hagati nigeze nagira ngo mvuge ngo nahise mpirindira ubundi bwenge njyewe ibitekerezo byanjye ubwenge bwanjye byakase mu kwiga kandi ngize n'amahirwe kwiga bishoje mbona akazi by'umwihariko ka leta ubwo rero ubwo ubundi buzima bwo hanze butagendanye n'ibyo ntabwo wenda kankorohereze ikintu ufite cy'agaciro mu buzima bwawe wakoreye wavunikiye wishya kuya ngo easy come easy go sibyo ikintu kije vuba kigenda vuba ariko weho ntabwo cyaje vuba kuko waragiteguye unakigeraho kimwe mu byo nateguye ni ukuvamo umumama mwiza uravuga uti ngeza ariko bana we hahirwa papa nde papa Melissa papa Melissa twamusuje cyane no kwitubikuye ku mutima kuko numvaga nzaba nshaka kuzagera mu rugo nkagira urugo rwiza rw'intangarugero kandi nabigezeho ndashima Imana urashima Imana byiza cyane hanyuma rero wenda tugana ku musozo nkuko nahoze mbikubwira ndashaka kujya gusuhuza abantu 5 b'ingenzi mu buzima bwawe urakoze cyane mu 5 b'ingenzi ndasuhuza ndahera ku babyeyi bambyaye mama na papa ndabasuhuje nkakurikizaho umugabo wanjye wanyakiye bandikuye nawe ndamusuhuje kamusuje cyane nkongera nkasuhuza abajyanama banjye mu bijyanye no gusenga nabo ndabasuhuje cyane 5 buzuye babaye 3 yego ngasuhuza abantu dukorana akazi ka buri munsi ko mu burezi ndabasuhuje nabo twabasuhuje kandi ndongera ndasuhuje abanyamakuru natwe turi hari ku muntu wamfotoye ifoto yo kuri moto ndagusuhuje ariko abanyamakuru dukorera imbere pe cyane turamusuje cyane n'ukuri byiza cyane nongeye gusuhuza muri rusange abantu bakunda Imana bakayemera kandi bashikamye bahamiriza ko iyi sezeranye isohoza abanyamasengesho muri rusange ndabasuhuje twabasuje Imana kimwe cyane ubu tubwiye ko uri umwarimukazi kandi bimazemo igihe wenda unabikuramo bwa mbere umushahara wa mbere wabonye ukoresheje iki urakoze cyane umushahara nabonye bwa mbere narihiyemo muri umuna wanjye Minerval bidakuyeho kwiyitaho nari umukobwa usa neza urumva nagombaga gusa neza ariko nkibuka ko mfite n'inshingano zo kumenya ko inyuma yanjye hari uwo ngomba kwitaho muri umuna wawe uramurihira kabisa aranarangiza yego bafite n'akazi nawe ndabishimira Imana nicyo nakore uwo mushahara ni ibyo wakoze gukuraho kuba njye naritayeho nawe naramufashije arazamuka icyo nakoresheje uwo mushahara yego tubwiye ko wenda ufana ekipe cyane mbese mu umupira yego mu buryo bwo kwidagadura ukunda umupira ni ekipe ufana urakoze cyane mfana iyi kipe mfana Amavubi ariko nkongera ngafana ikipe ya volleyball ya REG
urayifana Nyikunda cyane kubi. wow byiza cyane Yego. mbahise nkubaza ibijyanye n'iyo kipe ya volleyball ariko na yego ni amakuru menshi bamenye ko mbakunda. ntabwo nzi byinshi ku mipira ariko uko byamera kose nyine urumva ko bakunda nyine ariko hari ikintu nibaza iyo uri kumwe na papa wa Melissa muri salo mushobora kwenjoyinga akamace mukakarebana cyangwa we by'imipira ntabwo abikunda Wenda amaci akenshi ziza niba nabyita mu masaha akuze akenshi tuba twanaruhutse. yego Ubwo rero ntabwo imipira ntabwo mukunda kuyireba cyane nyirizina isa bwije kandi twe nka saa 2:30 tuba twagiye kuruhuka bitewe n'imiterere y'akazi nubwo turibo tuzinduka ntabwo dukunda kurara kuri televiziyo cyane. okay byiza cyane yes tuganye ku musozo rero mu by'ukuri ndagushimiye kwitabira ikiganiro cya Sherina TV by'umwihariko imbaraga z'umukobwa ngira ngo abakobwa wenda babyumvise ubutumwa twatanze babwumvise kandi mu nashidikanya ko ibyo bakuyemo hano bigomba kubafasha muri rusange kandi bikazabafasha no mu buzima bwabo bwite. Warize segonderi wiga boarding yego ku munsi wa mbere agashya kakubaye muri boarding umunsi wa mbere agashya kambaye nako kurara n'ubwa mbere nari ndaye ahantu hatari mu rugo okay nkarara njyenyine ibyo bintu nagashya niko navuga nagashya kambayeho noneho by'umwihariko ngiye nagiye kwiga segonderi ndi umwana mutoya nakumva nk'indirimbo yaririmbirwaga muri quartier ako kantu gatuma nsubiza ubwonko muri quartier byatumaga nzana amarira uri mushyashya nyine njya hari igihe cyageraga nkumva n'umuhumuro wo mu rugo nabona afashe nk'akantu kanye nabyumva ubwo tayari ako nagashya akandi gashya kambayeho nabaye uwa mbere wow noneho mbu wa mbere abahungu twiganaga bararekarama baravuga ngo mwarimu yanyibishye ibase no kuri kose mbu wa mbere igihembwe cya mbere mba n'uwa mbere igihembwe cya kabiri n'igihembwe cya gatatu ubwo ya magambo y'aba bahungu aracika. Akunze Sherina TV rero dukomeje kuvuga byakomeza rero igihe twabasezereye ariko reka tuzasubira hamwe akoze cyane ciao wakoze cyane kandi muzagaruke. Yego murakoze cyane. Yego.